Reka twongere tubifuze gukomeza kugubwa neza mwese nukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Turi hano kuri Kigali Pele Stadium nahabaze gubera umukino wa mbere bafunguraga Rwanda Premier League saison ya 2025-2026. Umukino wahuzaga ikipe ya Gorilla irangiye itsinze ikipe ya AS Muhanga ibitego 2-0. Ni ibitego byatsinzwe na Nduwimana Frank ndetse na Mudeyi Musa. Ni ishusho navuga ko isa naho ari ngari ariko bitirengagije ko hari n'indi mikino igomba kuzakinwa ku munsi w'ejo. Nitwa Pasigovinda ndaje ngo turebere hamwe byibuze amakuru y'ingenzi twafata muri shampiyona y'uyu mwaka. Gusa sindi ngiye nyine ndi kumwe na Ivan Lucky twarebanye match. Ivan Lucky umunsi wagenze neza? Umunsi wagenze neza cyane. Navuga ngo usa naho uri kurangira neza ko abantu babibona turi kuri Kigali Pele Stadium. Aha barabizi nyine haberaga n'ubundi icyo nakita nk'umuhango ko harimo n'umukino n'ubundi wo gufungura saison ya 2025-2026. Navuga ngo ubundi ni ibintu byiza nyine no umunsi mwiza umeze neza n'ubundi. Yego tubonye match navuga ko isa naho itadutunguye cyane. Turebye Gorilla ubundi yari yaritwaye neza muri shampiyona. Ntekereza ko kuri wowe nta kintu kigutunguye ku ikipe ya Gorilla tugirangije no muri yitwaye muri pre-season apari ya Muhanga. Gorilla nta kintu cyantungura cyane kuko kuba yatsinda Muhanga nta bidashamaje cyane cyangwa se nyine ni bisanzwe n'ubundi icyo bita insinzi yari buze kuboneka n'ubundi amahirwe menshi yari kujya kwa Gorilla. N'ubundi nyine birangiye nuko itsinze ibitego 2 ariko habwa icyatungurana no kuntu navanga Muhanga yitwaye muri uyu mukino. Ibijyanye na je nyine yayo n'uburyo yakinaga n'ubundi ihanganye na Gorilla nyine. Yego ubwo ikindi muntu atabura kwibaza ko abanyegorilla yitwara neza ku mikino ibiri bakeneye n'ikipe ya APR. Ngira ngo hari match yabereye Ishyorongi yindi ya kabiri bera n'ubundi hano muri Kigali Pele zose barazinganya. Gorilla FC ni ikipe yagiye gukina imikino ya pre-season mu gihugu cya Uganda kina na Vipers nayo match ebyiri ariko igice cya mbere cyarangiye ari busa kubusa ndetse n'igice cya kabiri ntekereza ko ibitego 2 bigiyemo byose bigiyemo mu minota nka 30-25 ya nyuma. Kuri wowe n'icyo utekereza gishobora kuba cyateye kuba ikipe ya AS Muhanga yatinze gutsindwa kandi n'ubundi twari tuzi ko final biribuze kurangira ikipe ya Gorilla itsinze bitewe nuko yari inafite imwitozo navuga mwiza kurusha AS Muhanga? Ni Muhanga, ikipe ya Muhanga navuga ngo yagize ikintu cyo gutinyuka, iyo karite yo gutinyuka ko ni Muhanga nubwo itsinzwe kugeza kuri ubu navuga ngo ikijyanye no kwiyarira umupira ntago Gorilla bayirushije cyane. Ugiye kureba niba ifite gake cyane ntago yajya munsi ya 45% mu kwiyarira umupira. Navuga ngo rero ni byatumye ikipe ya Gorilla isa naho nayo ivuga iti tudacunze neza kuba twagira gutya tukabaza naho dutsindwa igitego kandi babona ko byashobokaga bitewe n'uburyo Muhanga yakinaga cyane. Navuga ngo nyine yatinye kwataka cyane gupressinga ngo isiga inyuma isa naho nyine nabo badefanda yego bagacunga uburyo bataka uburyo offensive ariko na defensive bavuga bati niyo Muhanga yatwara umupira hari abantu basigaye ariya. Navuga ko ari cyo kintu cyatindije nk'icyo twari twiteze cyane cyo gutsinda kwa Gorilla bikarinda bigera naho nyine navuga ngo byaheze mu minota 20 ya nyuma n'ubundi iyo nsinzi itaraboneka ariko nyine bya bintu nyine n'ubundi ikipe ifite experience mu gutsinda birangira nyine yitwaye neza ko twabonye Muhanga kinini neza umukino wose minota 90 yatatse wenda hagiye habonekamo nyine cyo nakita nkayo makosa y'abataka badatsinda. Twamubonye video no mwataka navuga ngo utakumvitse abantu benshi muri uwo mukino. Urebye nk'amahirwe yagiye aboneka wenda Muhanga nayo ashobora kuba yabonye igitego kimaze cyangwa 2 bijyanye n'uburyo nyine yakinaga. Twabonye umwana wakinaga ku ruhande Telesfor wakinaga neza uburyo ubona uburyo ya creatingaga nyine muri createur akinaga ku ruhande abona ko nyine uburyo bw'ibitego bwashobokaga ariko navuga ngo birangiye n'ubundi Muhanga nta gitego ibonye ariko ni Muhanga nyine yakinye neza. Navuga ngo n'ubundi iratanga icyizere. Navuga ngo ni n'ishusho nziza ya shampiyona tuzabona kugeza kuri ubu kuri umukino tumaze kureba. Navuga ko reka tuve kuri uyu mukino uhuje ikipe ya Gorilla ndetse na AS Muhanga twerekeza no ku yindi mikino izaba ku munsi w'ejo ndetse no muri iyi weekend yose. Navuga reka nse n'ubikubira mu kibazo kimwe. Kuri wowe ninde ubona ufite amahirwe yo kuza muri Big 4
ugereranyije n'abandi uri buze kugenda umbwira ngo kanaka ndabona ari buze azaba uwa mbere ubwire n'impamvu ubona ari buzaba uwa mbere kugira ngo duse naho tubyihutisha. Ku bijyanye n'icyo kintu cyo kuvuga nyine big four amakipe ane ya mbere ntago ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri uranyihangana ntabwo ndibuza kuvuga ngo ya mbere ni iya kabiri niye ako n'ubundi ni Rayon Sport na APR muri izo nambwira nyine ngo ni ukubera iki ubyumva gutyo. Ndaza kubitwara mu buryo bwa experience nta makipe navuga ngo afite iyo spirit yo kuba yakisanga muri ya myanya ibiri ya mbere buri imwe muri yose kuba itaba ya mbere cyangwa ya kabiri ni igisebo ni ibintu barwanaho cyane. Navuga ngo rero ni amakipe n'ubundi tugomba kubona kuri ya mwanya wa mbere n'uwa kabiri cyane ko bitanadutunguye ni amakipe asanzwe aza hariya rero nta bikazi cyane havuga ngo nta byatuma ataza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri hagati ya APR na Rayon Sport. Ku mwanya wa gatatu kugeza kuri ubu ndashyira ikipe ya Police. Ikipe ya Police ni ikipe ifite icyo nakita nka squad ubundi yari yifite sezishize ariko hazemo ikintu navuga ngo cy'impinduka kuba Ben Musa yaza muri ikipe ya Police intego zarahindutse. Navuga ngo ni Police n'ubundi izatanga akazi twarabibonye haba mu nkera y'abahizi imikino yakinnye yarigaragaje byanangiye itwaye iryo rushanwa yateguwe na APR barabizi. Navuga ngo nyine ni Police isa nkaho nayo ifite ikintu cyangwa se nka spirit ya competition muri uyu mwaka muri saison 2025-2026. Ya kane ndahashyira ikipe ya Gorilla. Gorilla tumaze kureba ni Gorilla ifite umukino mwiza ifite uburyo ukina nyine ukabona kwitoje ifite imikinire yihuse maje direct bakina nyine ubona ko ari ikipe itoje kandi izanagora amakipe menshi cyane. Navuga ngo ni kubwanjye uburyo nyibona n'uburyo yagiye ikora imikino ya gishuti twarayibonye yagoye ikipe ya APR. Navuga ngo ni ikipe nziza n'ubundi ntangiye kubwanjye nashyira ku mwanya wa kane. Yego rakoze nanjye ngire nk'icyo nakongeraho ngiye ku giti cyanjye ntekereza ko hagati ya APR na Rayon ni imwe ni ya mbere indi ni ya kabiri nanjye nkuko wabivuze rwose nta byinshi ndenzaho kubera ko nayo makipe navuga ko muri iyi myaka nka 30 n'ingahe nyuma ya jenoside ni nayo makipe yose hataniye ibikombe ariko ku mwanya wa kane ngewe ntekereza ko Gorilla siyo kipe ngewe mbona yahaza natekereza AS Kigali nk'ikipe n'undi yagerageje kwitwara neza naho muri saison zabanje cyangwa ngatekereza ikipe ya Kiyovu Sport nayo ni ikipe twabonye yaguze bamwe mu bakinnyi beza kandi ubona ko inafite umutoza mwiza ndetse n'ibyo bagiye baganira mu biganiro bigiye bitandukanye imvikana ko ari umutoza ufite esprit yo gutsinda. Bo ngewe ni gutyo ngiye mbibona ni APR Rayon Sport imwe ikaba ya mbere indi ikaba ya kabiri iya gatatu ikaba ikipe ya Police umutoza mwiza abakinnyi navuga bagerageza no kugira amantaroma nziza bayikura ku mutoza ndetse n'ubuyobozi bwiza ubona ko uri kubashyiraho igitutu noneho cyo gushaka intsinzi. Ku mwanya wa kane nkashyira ikipe ya AS Kigali cyangwa Kiyovu Sport nayo imwe muri zo yaba ya kane. Ubwo ntekereza ko ari ibyo ngibyo ahubwo reka dushimira abadukurikiye ndetse dubasabe gukanda subscribe like share ndetse na comment kugira ngo bajye babona ibiganiro tugenda tubagezaho.